Reka twongere tubasuhuze mwe mudukurikiye kuri iyi channel yacu ubusobanuro bw'izina. Uyu munsi nk'uko mwagiye mutwandikira inshuro nyinshi muri comment, mutwandikira ati dusobanurire izina Gaella. Uyu munsi twifuje kubagezaho ubusobanuro bw'izina Gaella. Gaella, izina rihabwa umwana w'umukobwa. Gaella ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, aho risobanura umuntu utunganye kandi w'umutima mwiza. Hari naho usanga risobanura umuntu udasanzwe. Reka tubagezeho bimwe mu buranga abafite iryo zina Gaella. Usanga ari umukobwa mwiza ufite uburanga, kandi abantu bahita bamukunda iyo bamubonye. Akunda ibintu bijyanye n'ubwiza kuko yita ku buryo agaragara inyuma. Aba yiteze ko abagize umuryango we bamurinda, bakamukunda kandi bakamuha umutekano kugira ngo abashe kubaho neza. Arasabana kandi agakunda kuvugana n'abandi bari kumwe na we. Aba ashaka kugera ku byo yifuza akoresheje kwihangana ndetse no kwitanga. Iyo akiri umwana yitwara bitewe n'aho ageze, yaba ari mu bantu batuje agaceceka, ariko yaba ari mu bantu basahinda nawe akaba nkabo. Ubusanzwe ariko Gaella asa n'umuntu ujunjamye, avuga inshuro nke. Iyo atitaweho n'ababyeyi ararwaragurika, aba yumva adakunzwe kandi bigira ingaruka ku buzima bwe. Iyo abaye umugore hari ibintu bibiri biba bishoboka kuri we. Ashobora kuba umugore wita ku nshingano ze, cyangwa agahora yifata nk'umwana utazi inshingano ze. Azi gucunga neza amafaranga, ni umuntu utajya yibabarira iyo yishe isezerano yahaye umuntu. Ikosa ba Gaella usanga ikintu yari gukora uyu munsi ahisemo kuzagikora ejo hazaza. Ngayo nguko abafite izina Gaella, nubwo busobanuro bw'izina Gaella. Kanda subscribe, ukore like, ukore share, hanyuma kugira ngo bigeze ku bantu benshi. Niba ufite abantu benshi bitwa ayo mazina cyangwa se bashaka kwita ayo mazina, bibasangize hanyuma nabo basobanukirwe iby'iryo zina Gaella. Ndabakunda cyane.